Yes. Ndabashuhuje inshuti bavandimwe, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, amahoro y'Imana reka abane namwe. Aha ni kuri YouTube channel yitwa Dawidi TV. Imana ibahe umugisha mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Hari abantu bagiye bakomeza kunsaba ko najya mbaha hari abantu babonye igice cy'ubuhamya nigeze gutanga mu minsi yashize, barangije bansaba ko nazabaha n'igice cya kabiri cy'ubuhamya. Ngarutse rero mu ivugabutumwa ry'ubuhamya, reka ufatanye nanjye kuganira iby'ubuzima bwanjye. Wenda hari ubuzima waba urimo, nje kukubwira ngo ihangane, ibibazo urimo ni inzira Imana yaciyemo kugira ngo uhure n'umugambi wayo. Birashoboka kandi ibibazo byose ntabwo bizanwa n'Imana, hari igihe n'ibibazo bizanwa na Satani. Ibyazanywe n'abantu Imana ibyirukane, ibyazanywe na Satani Imana ibyirukane. N'ibibazo byazanywe n'Imana kugira ngo ikwigishe ubashe kuvamo uwo ishaka ko uba we. Imana ikurindire mu ishuri yagushyizemo mu gihe ritararangira, kubera ko mu buzima busanzwe nta munyeshuri cyangwa se nta muntu ujya ukomera atarize, nta muntu ujya uba umuyobozi runaka uhagarariye ikintu runaka atarize. Tugenda tubona abarimu bigisha ariko nabo hari aho baca nabo bakiga. Tugenda tubona abayobozi b'amakampani runaka kandi abandi tukumva bagiye gusaba akazi mu bigo bigiye bitandukanye. Impamvu bajya gusaba akazi, hari ibintu bitwaza impamyabumenyi. No mu buryo bw'umwuka, Imana ihamagara abantu yigishije, ihamagara abantu bizewe, ihamagara abantu batazayisebya, ihamagara abantu baciye mu ishuri. Imana ishimwe, usibye ko ishuri ry'Imana ritandukanye n'ishuri ry'abantu. Rero reka tubane mu ivugabutumwa ry'ubuhamya. Imana iguha umugisha wowe wemeye kubana nanjye muri iki kiganiro cy'ubuzima bwanjye naciyemo kugira ngo mbe uwo ndiwe umunsi wa none. Ndi umukozi w'Imana ariko ntago byapfuye kuza. Naramanje ndiga. Hari umuririmbyi numvise umuntu yaririmbye uvuga ngo burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, ngo urapfukana kuko ukava mu rufatiro ukagisohokamo neza na mugayo ukuriho, ngo bareke bakuvuge dore iki nicyo gihe Imana nigutabara bazahita bumigwa. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe mu b'Imana itabara ku munota wa nyuma. Imana ishimwe. Birashoboka ko ikigeragezo uhagazemo ari Imana yakiguhagaritsemo kugira ngo umugambi w'Imana usohore ku buzima bwawe. Amen. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye. Ni njyewe Dawidi, ni njye wa mwana wawe. Reka ntaba ari njyewe, uha umugisha buri muntu wese wemeye gufatanya nanjye kumva iyi nyigisho. Nyemerera uhaze kwifuza kw'abantu bawe mu izina rya Yesu. Nsengeye uyu mukobwa, uyu musore, uyu mubyeyi, uyu mugabo, imbaraga z'Imana zururuke kuri bo. Abari mu bigeragezo, Mwami Imana wabahagaritsemo kugira ngo umugambi wawe basohoreho, ubahe kwihangana. Kandi abari mu bigeragezo bashyizwemo n'abantu ubibakuremo, abari mu bibazo bishyizemo ubibakuremo, abari mu ishuri bashyizwemo na Satani uribakuremo, ariko abari mu ishuri weho wabashyizemo, nubona igihe cyo kurivamo kigeze Mana, uribakuremo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Nanjye reka ntaba ari njyewe, ahubwo imbaraga z'umwuka wera aba arizo zibana nanjye, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha nshuti bavandimwe. Hari umuntu ejo bundi wigeze kumpamagara, arangije arambwira ngo umukozi w'Imana nsengera, ngo amashuri y'Imana amereye nabi. Nanjye nari ndi mu bibazo,
ndangije nekereza ukuntu ambwenga amashuri y'Imana mumereye nabi kandi ari umukozi w'Imana. Namubwiye ijambo rikomeye, ndamubwira ngo reka gusakuriza abandi banyeshuri, mu ishuri turi kwiga turi benshi. Iyo usakurije mwarimu aragusohora, kandi iyo mwarimu agusohoye urasibira. Iyo usibiye kandi ibyo nibyo bibi. Iyo usibiye nibyo bibi. Rero ihanganira ishuri wari uriho, birashoboka ko ishuri urimo uyu munsi wa none ari inzira y'Imana irimo iracamo kugira ngo ibashe kugira gute gusohora icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Amena. Ubushize twari twacumbikiye ahantu nahawe umwuka wera, ababyeyi bakanyanga, inshuti n'imiryango bikamvaho, ariko Imana ikagumana nanjye. Muri icyo gihe nakomeje kubana n'Imana, nkomeza kugumana n'urukundo rw'Imana. Imana ntiyamvaho, Imana ntiyandeka. Ntabwo ababyeyi bakomeje kunkunda, ahubwo byarushijeho, kuko banshinzaga ko hari imyuka mibi nkorana nayo intera gukora ibyo nakoraga, kuko natangiye kujya mpanura, ngatangira guhanurira ababyeyi banjye, ngatangira kubabwira ngo ibi n'ibi, bakabona ko ibinkoresha bifite izindi mbaraga zitandukanye n'izo bari banzimo. Nkajya ntangira kujya ndara nsenga, bakumva ndimo ndavuga ibintu bidasobanutse, mvuga indimi, nyine bakumva ko ari ibintu by'abadayimoni. Papa wanjye yaje kurambirwa ibyo bintu, arangije aza kunyanga bikomeye. Arambwira ngo ibyo nagukoreraga, iyo Mana wiri kuvuga ko ari Imana, izagukorere ibyo nagukoreraga byose. Imana ishimwe. Ndetse ntabwo byaciriye aho ngaho, yaje kuva mu rugo rw'iwacu, arangije aragenda kugira ngo arebe ko iyo Mana izashobora kumfasha ibyo yamfashaga byose. Nabayeho muri ubwo buzima, ariko Imana ntiyandeka, igumana nanjye. Igihe cyo gukuraho bya bisima nari nambaye mu maboko yanjye, kubera ko twari dufite igihe twagiraga kwa muganga kugira ngo barebe ko hari impinduka yaba yarahindutse muri bya bisima, kugira ngo bahindure ibisima cyangwa babikureho. Nagumanye n'Imana, Imana ikambwira ngo nubwo ababyeyi bari kure y'ubuzima bwawe, nubwo inshuti n'abavandimwe badahari, ariko njyewe nzakugirira neza Dawidi. Numvaga iyo neza itazabona hica, ariko nkahumurizwa n'ijwi numvaga mu matwi yanjye. Nakomeje kuba muri bwa buzima bwose nabayemo. Nuko igihe kimwe kiragera, igihe cyo kujya kwa muganga cyegereje, Imana irambwira ngo injira mu nzu y'iwanyu mvugane nawe, umpamagare ndakwitaba. Nageze mu nzu y'iwacu, ninjira mu nzu, ndasenga mpamagara Imana. Imana irangije irambwira ngo bwira umuntu agusohorera intebe, numara gusohora intebe usohore n'icyuma, ndi bwohereze umwana. Ndakorera muri we, ntumusuzugure uko araba ameze, ntumusuzugure, kubera ko hari icyo ngambiriye gukora ku buzima bwawe. Abantu bakamenya ko ndi Imana ishoboye ibintu byose. Ibyo abantu badashoboye, Imana irabishoboye. Inshuti muvandimwe, ibyo ababyeyi bawe batashobora, Imana irabishoboye. Ninjiye muri ya nzu y'iwacu, nuko mbwira umuntu ansohorera intebe, nuko nsohora n'icyuma. Ndangije nageze hanze, Imana inyoherereza umwana twari duturanye, yari umwana ufite nk'imyaka 13. Nuko mu maboko yanjye nari ntangiye kujya ngenda ngira utubaraga duke, mfite ubushobozi bwo kuba naterura litiro y'amazi. Natangiye gufata cya cyuma, nkajya ndondagura bya bisima byanjye kugira ngo ndebe ko bimeneka, ariko biranga. Nkidondagura ibyo bisima, nabwiye umuntu ngo nanzanire ibasi y'amazi mbidubike, nibura bihinduke bya migozi, ubundi mbikebe. Najya kurambikamo ibisima, nkumva ijwi rirambwiye ngo ntabwo nakubwiye ko uri bugire gute, biri bukugweho n'amazi. Nagiye kubona mbona umwana araje, twari duturanye, arangije arambwira ngo reka mfashe gukeba. Yafashe cya cyuma nari mfite, aseseka muri bya bisima, aseseka icyuma muri bya bisima, igisima kiva kirambika hasi. Arongera afata icyuma, arakata bya bisima, arakata, ibisima byose birambika hasi. Imana yari yambwiye ngo igiye gukora ikintu mu mudugudu w'iwacu kizatuma bubaha Imana, kigatuma ababyeyi banjye bamenya ko Imana nasengaga ari Imana nyamana, itandukanye n'abadayimoni banyitiriraga.
ya papa wanjye yamaze kumva amakuru y'uko bya bisima byavuye ku maboko yanjye, arataha. Tumara n'icyumweru atarabaza ngo mbese ibisima byavuye ku maboko ye gute. Nabayeho muri ubwo buzima, ababyeyi banjye ntibankunda, kubera ntibakomeza kunkunda, maze nsaba Imana ko yankura muri urwo rugo, nsaba Imana nyine ko yankura muri urwo rugo, kuko nari mbayeho nabi cyane. Igihe kimwe cyarageze, Imana yumva ubusabe bwanjye, kuko nayisabaga kugira ngo inkure muri urwo rugo. Nuko igihe kimwe irambwira ngo nimfata inzira nje aho iri bunyereke. Nafashe imyenda yanjye nyishyira muri envelope, ndangije ndagenda njya aho Imana ishaka ko njya. Nageze ahantu irangije irambwira ngo ujye hariya hantu hameze gutya na gutya na gutya, ugende uvuge ko uje gucumbika, ibindi bizakurikiraho nzabyikorera. Naragiye, ngezeyo mvuga ko nje gucumbika bwanyiriyeho. Nuko ngezeyo bambaza ubuzima bwanjye, bambaza ubuhamya bwanjye, ndangije ndabubabwira. Nuko ba bantu barankunda, bamaze kunkunda barangaburiye, banyitaho, nyine ndiyondora, imbaraga zigaruka mu maboko, zigaruka no mu mubiri wanjye. Maze gukomera, Imana irambwira ngo igihe cy'akazi kiratangiye, ngiye kuguha akazi. Akazi karatangiye. Imana yarambwiye ngo akazi karatangiye, ariko nkibaza ko kazi Imana igiye kuma kakancanga. Naje muri icyo gihe, babonaga hari udutsiko bacaga mu muhanda, babonaga abantu bahagararanye ari nka 3 cyangwa 4, barangiza bakabafata bakabita inzererezi. Natangiye mfungwa. Umunsi wa mbere narafunzwe, bamfatanye n'abana, aturi nk'agatsiko, baradufata baradufunga, batwitirira inzererezi. Nabaye muri gereza ukwezi. Niho nigiye gusenga, niho natangiriye kumenya ibyo kwerekwa n'iby'umuhamagaro mpamagawemo. Imana itangira kubana nanjye ndi muri gereza. Ukwezi kwararangiye, nza kuva muri iyo gereza. Imana ikomeje kumugomesha. Imana kandi ibishimigwe cyane. Naje gutangira, Imana yo mu ijuru imbwiye ngo akazi karatangiye. Nkiva muri iyo gereza, Imana yarambwiye ngo akazi karacyakomeje gutangira. Navuye muri rwa rugo, ndangije mfata imyenda nyishyira muri envelope, ndangije Imana irambwira ngo umugisha wawe uri mu mujyi wa Kigali. Nanjye ntangira urugendo ruva iwacu Igisenyi, ariko iwacu nari nahavuye, nagiye mu rundi rugano, nagiye gucumbika kugira ngo bansapotinge mu buryo bw'ubuzima nari mvuyemo bubi, kutabona ibiryo, kutabona indyo yuzuye. Muri rwa rugo naruvuyemo, Imana imbwiye ngo nzakugirira neza mu mujyi wa Kigali, nzagutabara. Nakoze urugendo runini cyane kugira ngo mve Igisenyi ngane mu mujyi wa Kigali. Nakoze urugendo rutari rutoya, ndangije naje gufata inzira iva Igisenyi yerekeza mu mujyi wa Kigali. Nahuriye n'ibibazo mu nzira, kubera ko nari mfite Imana yanyoboraga imbwira ngo genda ndi kumwe nawe, genda ndi kumwe nawe. Naje guhura n'inzara ikomeye cyane. Icyantungaga muri urwo rugendo, nagendaga kwa kundi abantu baba bakuye ibijumba mu murima, nkajya gutoragura ibyo bita ngo ni ibijumbajumba, cyangwa se bya bijumba bijya bisigara mu murima. Iyi nzara yanyicaga, narabirongaga, narangiza nkabihekenya. Iyo ntabonaga ibyo bijumba, natoraguraga ibikenekene cyangwa se ibitwetwe by'ibisheke, akaba ari byo ndya, bikansapotinga. Amazi ya bya bisheke akamfata mu nda. Nakomeje rwa rugendo, Imana irangije ibonye ko bikwiriye ko amaguru yanjye aruhuka, iza kunzanira sapoti. Natangiriye mu ijambo ryo muri Bibiliya. Ivugabutumwa ryanjye ryatangiriye ku ijambo riri muri Bibiliya, muri Yesaya ibice 50 umurongo wa 7, rivuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare, ngo unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya.
Imana ishimwe cyane. Naje kugera mu rugendo hagati naniwe cyane, nza kuhahurira n'umugabo wari ufite imodoka yayiparitse ku ruhande rumwe. Arangije imbere ya modoka hari igitwetwe cy'igisheke, cya gisheke cyo hejuru baca nyine baca bagatwara icyiza ikindi bakakijugunya. Nahagaze imbere ya modoka ntegereje ko ya modoka ibasha kugira gute kugenda kugira ngo nanjye ntoragure cya gitwetwe cy'igisheke, kubera ko byansapotingaga kuko nta byo kurya nabaga mfite. Nahagaze kuri ya modoka, wa mugabo nawe arahahagarara, arangije arampamagara arambwira ngo pasiteri, amakuru. Ndavuga ngo ni meza. Uvuye he? Ndavuga mvuye gusenga. Arambwira ngo wabwirije hehe? Iryo jambo niryo ryonyine nari mfite. Ndamubwira ngo nabwirije muri Yesaya. Arambwira ngo wabwirije gute? Ndamubwira ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Iryo jambo niryo nagendanye muri urwo rugendo rwose. Urwo rugendo narukoze mu gihe kingana n'umwaka, kandi uyu mwaka ntabwo nawugiye ndi inzira imwe. Hari icyatumye uyu mwaka ugerera mu rugendo. Uyu mugabo yarambwiye ngo nese wasengera umuntu agakira. Ndavuga ngo usibye no kuba yakira namusengera akanazuka. Wa mugabo n'Imana yari imworohereje, yarambwiye ngo mfite umuvandimwe ugwariye mu bitaro by'Igatagara, ati mbese uwaguhuza nawe nkajya nkumenyera icyo kurya n'icyo kunywa, nkanaguha amafaranga, nkanaguhembera umushahara w'ibihumbi 20, wabyemera? Ngira ngo arimo arambeshya. Ndavuga ngo nabyemera. Anshyira mu modoka, arangije anjyana mu kigo cy'abamasera kiri i Butare i Gatagara. Nageze i Gatagara nabaye y'amezi 6, ndangije ayo mezi 6 niyo yuzuza umwaka nakoze muri uru rugendo kugira ngo ngere mu mujyi wa Kigali. Nasanze wa muvandimwe we nk'uko yari yabimbwiye, nsanga yakoze impanuka. Yari umugabo avuga didimanga, yiyoza, bamugaburira. Nuko rero ndangije ninjye wari ushinzwe kumugwaza. Naramugwaje, ndanamusengera, naranamwuzaga, ntiyahagararaga, yagenderaga mu igare. Imana imanura imbaraga kuri we, kuvuga aravuga, no gukira amaguru arahagarara arakomera, n'amaboko yaratitiraga amaboko, n'amaboko arakomera. Amaze gukomera, umugabo biba ngombwa ko ava no mu igare kubw'impamvu z'imbaraga z'Imana. Imana yabanye nanjye ndi muri ibyo bitaro, igihe kiza kugera baramusezerera kugira ngo atahe kuko yari amaze gukira. Ibyo bivuze iki? Imana yancishije muri ibyo bibazo byose, nisanga ndi no gusengera uwo muntu cyangwa se ngwaje uwo muntu. Wibuke, iyo umuntu azaba umukozi w'Imana cyangwa Imana izamukoresha ibintu bikomeye, Imana ifata imibabaro yose uyu muntu azababazwa, Imana yarangiza ikemera kuyicamo. Nimba uzasengera abantu bagwaye, Imana igucisha mu bugwayi. Imana yancishije muri ibyo byose kugira ngo ingere ku rugero ishaka. Imana ishimwe. Yamaze gutaha, bamaze kumusezerera, umuntu andangira akazi ko mu rugo i Kigali, kandi gahunda yari yo kwerekeza i Kigali. Naje kwemera ako kazi, noneho ndangije ndagenda njya kubonana n'uwari wemeye kuma akazi. Nasohoreye aho bita Niboyi muri Kicukiro. Nageze muri ako kazi kuko nasengaga ya saha nyikifitiye saa 9. Saa 9 zigeze nsenze, uwamaye akazi boss araza arambwira ngo hitamo ari Imana n'akazi. Mitamo Imana. Nasobanukiwe yuko yari umupfumu, yarabonye ko imbaraga zimwinjiriye zije kubangamira imbaraga yari afite cyangwa se yari atunze cyangwa yakoranaga nazo. Navuye muri urwo rugo ndasohoka i Kigali nahazi, nta n'umuntu n'umwe mpazi. Ndangije ntangira urugendo rwo kuba hanze, cyangwa se urugendo rwo kuba inzererezi mu mujyi wa Kigali, nta muntu n'umwe tuhaziranye. Hafi aho ngaho hari urusengero, ndangije nza kuruhungiramo. Urwo rusengero nza kuruhungiramo, ndugezemo nahasanze pasiteri w'urwo rusengero. Ndamubwira ngo pasiteri, ndi umukozi w'Imana, Imana yambwiye ko bizagenda gutya na gutya na gutya. Arangije ambwira ngo umukozi wanjye, ndi umukozi w'Imana. Yandika mu ikayi. Arambwira ngo uhamagawe ryari? Yandika mu ikayi. Arambwira ngo wakoze ibihe bitangaza? Yandika mu ikayi.
yaje kuma akazi k'ubuporotokole, ariko urwo rusengero nta mbaraga z'umwuka wera zari zirimo. Yamaye akazi k'ubuporotokole kugira ngo icyo yari abonye muri njyewe kibashe guhagarara, cyangwa se mbashe kuba igikoresho cy'urwo rusengero. Nabaye muri urwo rusengero, noneho narahimbazaga cyane, nahimbaza nkumva ijwi rirambwiye ngo iyo uhimbaza ubuhimbariza abadayimoni. Naririmba nkumva ijwi rirambwiye ngo iyo uririmba uburirimbira abadayimoni, abadayimoni barakwishimiye. Igihe kimwe kiragera, ibyo ntabwo nari mbisobanukiwe cyane, kuko nabonaga aho ngaho barabwirizaga, barahanuraga, bakavuga ijambo nkumva ni byiza. Igihe kimwe naje guhanurira abagore babiri bari abaterankunga b'urwo rusengero. Umwe ndamuhanurira ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo ikurinze gukora imirimo itibukwa. Undi ndongera nawe ndamufata ndamuhanurira ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo ikurinze kuruhira ubusa, ikurinze gukorera, ikurinze kwitirirwa kukorera Imana kandi ibyo ukora Imana itabibona. Abaporotokole baramfashe, umwe mfata akaboko kamwe, undi amfata kandi, baransohora barambwira ngo uwo mwuka ntuba muri uru rusengero. Umuhanuzi n'umwe ni pasiteri na aposo wacu gusa. Imana ishimwe. Kandi ibi nari mbivugiye iki? Umuhamagaro uragerageza, birashoboka ko ibibazo urimo ari inzira yo kugira ngo Imana isohoze icyo yavuganye nawe. Imana ishimwe. Nabayeho muri ubwo buzima, nza gusobanukirwa ko aho ngaho hari imbaraga z'imyuka mibi, cyangwa se hari imbaraga z'abadayimoni. Nari nshatse kubwira ngo ibyera byose ntabwo ari amata. Wikwirukira ngo umuntu ni pasiteri runaka, ngo umuntu akora ibitangaza. Imana ntabwo muri iki gihe ishaka abantu benshi, ishaka umuntu ku giti cye ukora ibyo gukiranuka. Imana yaje kunkura muri urwo rusengero, irangije irambwira ngo va muri uru rusengero kuko igihe kizagera, imbwira igihe kizagera, bikaba ngombwa ko ubuzima bwanjye buharangirira. Yaje kunkura muri urwo rusengero, irambwira ngo inyohereza ahantu muri Rutsiro ku mugore wari umukatolike. Irambwira ngo uwo mugore azagusengera, niwe uzagusengera kugira ngo ibyo bagutongere cyangwa se impano zawe zongere zigire gute, ziborokoke. Kuko uwo mupasiteri yarambaje ngo uhamagawe gute yandika mu ikayi, afite umugambi wo kugira gute, wo guhagarika izo mpano zakoreraga muri njyewe. Naje kuva muri rwa rusengero, ndangije mba mu buzima nanone bwo kuba hanze. Nararaga aho bwiraga, ngeze niho nararaga. Imvura yanyagiye ndi hanze, iyo bwiraga nararaga munsi y'umuhanda, kandi ndi umukozi w'Imana. Imana yarambwiye ngo izangirira neza. Ubuzima bwo kuba hanze bwarandiye, inzara iranyica, nkajya njya gukomanga ibipangu, noneho nkabwira umukozi nsanze mu gipangu cyangwa se ba nyir'igipangu, nagendaga ngiye gusaba umuceri, nkagenda mvuga ngo basi mbogereza amasahani kugira ngo njye umuceri. Imana ishimwe. Sinagiraga ibyo nambara, imyenda nambaraga nayitoraguraga muri puberi. Iyi pantaro nabonaga imaze kuba mbi cyane, najyaga gusura puberi z'abakire kugira ngo mbashe kubona ipantaro nambara. None uyu munsi nambara amakositimu. Sinagiraga inkweto nambaraga inkweto zidafite taro hasi. None uyu munsi nambara inkweto. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima uhagazemo uyu munsi ni inzira Imana iciyemo kugira ngo iguhuze n'umugambi Imana igufiteho. Ntabwo ibibazo, ntabwo igisubizo kijya kibanze igisubizo, ahubwo ibibazo bibanze igisubizo, kugira ngo uwakubonye mu bibazo nakubona mu gisubizo azavuge ngo burya yari Imana yasengaga. Nabayeho muri ubwo buzima, ibyo kurya nkajya ngenda nkomanga ibipangu kugira ngo bame ibyo kurya. Nagendaga nkajya kureba mu mifuka y'abakire bamenyemo ibiryo, nkajya gushakamo umuceri. Hari igihe nabonaga nk'umuceri babisutse mu mufuka, narangiza nkawukuramo nkawurya, bigakereta mu kanwa kanjye, nkajya gushaka amazi agira gute, yoza mu kanwa nyine. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndashimira Imana igifata ibyo abantu bavuze yarangiza ikabikuba na zeru. Abantu hari igihe bakureba bakabona ntacyo uzimarira, ariko Imana yakureba ikabona uzakimarira ukanakimarira abandi. Imana ishimwe. Imvura yajyaga inyagira ndi munsi y'umuhanda, kuko bwariraga nkahita nkamanuka munsi y'umuhanda, narangiza
nkaharyama. Imana ikambwira ngo Dawidi, nubwo bwose bimeze gutya nzaguha kurara mu nzu. Imana ishimwe ko uyu munsi ntaba hanze. Ubu Imana ishimwaho igejeje ikora. Ubu nanjye ndara mu nzu, ntabwo ndara hanze. Yarambwiraga ngo nzaguha kurara kuri matera, uyu munsi nyiraraho. Iyo nabaga ndambiwe kurara hanze, narebaga nk'igipangu kidafite umuzamu, narangiza nkacyurira nkajya mu gipangu, narangiza nkajya kurara muri tuwarete. Kugeza uyu munsi sinukigwa, sinahumurirwa. Imana ishimwe, nabaye muri tuwarete nabuze aho kuba, nafite aho kurara, nta n'umuntu wangirira icyizere ngo abashe kuncumbikira nibura nijoro rimwe bitewe n'umwambaro nari nambaye muri icyo gihe. Imana igukureho umwambaro wari wambaye, Imana igukure mu buzima umazemo igihe kinini. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo nabonaga ndambiwe kurara muri tuwarete z'abantu, najyaga mu rusengero runaka, narangiza nkagenda nk'ugiye muri tuwarete, nkahita ninjiramo, narangiza nkakingiramo imbere nkaryama, bugacya nkagenda. Imana ikambwira ngo nzaguha kurara mu nzu Dawidi, nzakugirira neza. Nari umukozi w'Imana. Iyo abantu bantumiraga bambonye nko mu butayu ahantu runaka, barantumiraga bakavuga ni twabonye umukozi w'Imana ufite amavuta, reka tumutumire nko muri gurupe runaka azaza atubwira ijambo ry'Imana. Iyo nageraga mu ahantu babaga banumiye runaka, narahagurukaga, natangira guhaguruka abantu bagafunga amazuru bagahungiza. Imana ishimwe. Ariko uyu munsi ahantu njya babafashwa ntaravuga. Imana ihindura ubuzima bwawe. Imana igukure mu gihe urimo, Imana igushyire mu gihe gishya, Imana iguhindurira amateka, Imana igukure mu ishuri mazemo igihe kinini. Ndagira ngo nkubwire ngo hagaciro iki Imana yavuganye nawe. Imana irinda ijambo ryayo yavuze, ikaririnda ibihe n'ibihe kugeza igihe risohoreye. Jambo Imana yavuganye nawe rizasohora. Tinda ku cyo Imana yavuganye nawe. Ubwo buzima naje kubamo igihe kinini, nuko umuntu aza kungira inama yo kuva muri ubwo buzima, andangira ubutayu bitaga ibyumba. Ibyumba nahabaye igihe kingana n'amezi 8. Nabaye mu ishyamba amezi 8 kugira ngo batazamfatira mu bipangu by'abandi nagiye kurara muri tuwarete cyangwa ku mbaraza z'abandi bantu, cyangwa bakamfatira no mu muhanda cyangwa munsi y'umuhanda bakamfunga, kuko natinyaga gereza. Uko nari mbayeho muri iryo shyamba, abantu bambonaga maze igihe aho ngaho barandebaga bakangirira impuhwe. Najya kubona nkabona umuntu anzaniye ibiryo ngo Imana irambwiye ngo nkuzanire ibyo kurya, nkarya. Kwezi kwa mbere kurashira, ukwa kabiri, ukwa gatatu. Uko nagendaga menyana n'abantu niko bagendaga banzanira ibyo kurya, ariko Imana ikambwira ngo izangirira neza. Nawe yakubwiye ko izakugirira neza. Imana igirinda ijambo yavuze, ikaririnda, ikazarisohoza. Igihe cyo gusohozwa kigeze. Nabayeho muri iryo shyamba, nza guhura n'umupasitoro w'umurundi. Pasitoro w'umurundi nawe yari afite ikibazo cya kredi. Twaje kubana aho ngaho, baza kudukorera dosiye ivuga ngo umunyarwanda abana n'umurundi mu buryo butemewe n'amategeko. Baradufunze, badufunga igihe kingana n'iminsi 3. Badufunguye umurundi ajya i Burundi n'amaguru, nanjye nguma nongera kugaruka muri bwa buzima bw'i Kigali. Nabayeho muri ubwo buzima, igihe kimwe kiragera, Imana iza kumuza n'umuntu, ndamusengera amakaribu maze mbiwe. Nahabaye igihe kitari kinini cyane. Imana iza guhindura ubuzima bwanjye. Ije guhindura ubuzima bwanjye, iza kunyishyurira inzu, inkura hanze, isohoza icyo yari yaravuganye nanjye. Ya nzu Imana yamaye kubamo, yaragiye yashyizemo igitanda, ishyiramo matera. Yari yarambwiye ngo nzaguha kurara mu nzu irimo matera, irimo n'igitanda, uzaryama mu nzu imvura itakunyagira. Birashoboka ko uyu munsi wa none wari uri mu buzima nk'ubwo narindimo. Nje kukubwira ngo ihangane. Ntabwo igisubizo kibanziriza igisubizo. Ikibazo nicyo kibanziriza igisubizo, kugira ngo wakubonye mu kibazo nakubona mu gisubizo azavuge ngo bujya yari Imana. Ndashimira Imana igihindura ibihe. Muri icyo gihe nasabaga umuceri, ubu ngubu ntabwo nkusaba. Nanjye nsigaye nitekera, nkarya nasabye. Nanjye nsigaye nkambara batankuburiye, nkambara badakuyemo ngo ni nambare. Imana ifite imbaraga.
Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo ku bwanjye nzabyikorera, kuko ntacyatuma izina ryanjye ritukwa. Imana igira ibintu yikorera ku buzima bwawe. Imana igira ibintu yikorera abantu badahari, abantu bazi ngo ntibizakunda, abantu bazi ngo ntibizashoboka, abantu bazi ngo ntibizemera, abantu bazi ngo byararangiye, abantu bazi ngo uzapfa. Imana ihindura ubuzima wari urimo, Imana ibuhindure mu izina rya Yesu. Birashoboka ko wari wambaye umwambaro wo kutabyara, abantu baravuze ngo ntuzabyara. Imana ikora igituma abantu bamenya ko ari Imana wasenze. Impamvu wabaye mu ishuri ryo kutabyara ni ukugira ngo abagusekeye muri rya shuri nibabona uhetse umwana bazavuge ngo burya wa mubyeyi yarasengaga. Impamvu Imana yemeye kuba mu ishuri ryo kubura ibiryo, ryo kubura ibyo kurya, ni ukugira ngo Imana nigushyira mu gihe cyo kwiga uzamenye ko n'abandi bafite inzara nk'imwe yakwishe. Imana ishimwe ko uyu munsi ntakigirirwa impuhwe ngo niba inzara iramwishe byamuyobeye byanze. Imana ishimwe igihindura amateka, nubwo kugeza uyu munsi bitaragera ku rwego rungana nk'uko mbyifuza, ariko aho Imana igejeje ikora ishimwe. Birashoboka yuko uri mu buzima bwo hanze udafite aho kuba, ariko icyo Imana yavuze ku muntu kiramugerageza, kugira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibashe kukugeza kugukandagiza mucyo yifuje kukandagiramo mu mugambi w'Imana. Ihanganira ubuzima urimo. Uyu munsi ushobora kuba uri kurira, ariko ejo ukazaseka. Birashoboka ko Imana yakubwiye ko bizemera, nuhumure ntabwo bizanga. Imana igira ijambo ryayo ikaririnda ibihe n'ibihe. Imana iguha umugisha kandi ukomeze wihanganire iby'iminsi n'ibihurimo. Imana izabihindura. Iyahinduye ibyanjye nawe izabihindura. Iyi sura ni ukubera Imana. Imana ishimwe. Kandi reka ngusengere Imana. Mana mu izina rifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Nsengeye abari mu buzima bubi nk'ubwo nari ndimo, nagira aho kuba, mba hanze, ndara muri tuwarete, ndakwinginze abo ngabo nubarengere. Hari ababuze urubyaro, iryo naryo ni ishuri. Hari abakobwa babuze abagabo, iryo ni ishuri. Hari abasore babuze abagore, iryo naryo ni ishuri. Ndakwinginze, hari abahagaze muri karande yo kubura ibyo kurya, iryo ni ishuri. Barengere. Imbaraga z'Imana nizibagaragareho, babera umubyeyi, babera umutabazi, babera umujyanama mu izina rya Yesu. Ineza yawe Mana nigaragare kuri bo mu izina rya Yesu. Abari mu Rwanda, abari mu turere tugiye dutandukanye tw'u Rwanda, Imana nibaruhure. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana nibarengere mu izina rya Yesu. Gira abantu hoza amarira, gira abantu uvuganira, kubera kuri Uwiteka. Wowe warengeye ararengerwa, gabanya barimbuka wongera bakizwa, kandi umwuka wera asapotinga abantu bawe mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo mwiza, kuri Imana ije kurengera abantu bawe mu izina ry'umukiza Yesu Kristo. Urakoze kuje kurema amashimwe, urakoze kuje kuvuganira abari babuze ababavuganira mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen.